bamaze gutsinda abatasi babwira Yosuwa bati niwirirwa uvuna abantu bajye gusaba barahagije urugamba bakarutsinda. Turakwifuza mwami Yesu utubere umugaba mukuru kuko urugamba utayoboye nta kabuza twarutsindwa. Mu ntambara iheruka turwana n'umwanzi Satani, Yesu ni wowe dutezeho amakiriro. Turakwifuza mwami Yesu utubere umugaba mukuru kuko urugamba utayoboye nta kabuza twarutsindwa. Mu ntambara iheruka turwana n'umwanzi Satani, Yesu ni wowe dutezeho amakiriro. Urugamba rwo kuri Hayi barabakomereye bavandimwe, barishwe bikomeye bapfa basaga 30. Nta kindi cyabiteye, Imana ntiyari yajyanye nabo. Natwe niba dushaka intsinzi reka dusenge tugira tuti turakwifuza mwami Yesu utubere umugaba mukuru kuko urugamba utayoboye nta kabuza twarutsindwa. Mu ntambara iheruka turwana n'umwanzi Satani, Yesu ni wowe dutezeho amakiriro. Turakwifuza mwami Yesu utubere umugaba mukuru kuko urugamba utayoboye nta kabuza twarutsindwa. Mu ntambara iheruka turwana n'umwanzi Satani, Yesu ni wowe dutezeho amakiriro. Yesu wangu umuyobozi wari ufite indangagaciro zo gusenga, izo umuyobozi wese w'itorero akwiye kuba afite muri iki gihe. Yagiye imbere y'Uwiteka yikubita hasi yubamye, arasenga ati Uwiteka gira urengera izina ryawe. Turakwifuza mwami Yesu utubere umugaba mukuru kuko urugamba utayoboye nta kabuza twarutsindwa. Mu ntambara iheruka turwana n'umwanzi Satani, Yesu ni wowe dutezeho amakiriro. Turakwifuza mwami Yesu utubere umugaba mukuru kuko urugamba utayoboye